twasuje turashimira kunza kurikira ibiganiro bica ku Rugwiro Family TV watakora subscribe kugira ngo ubashe kubona notification ku gihe ujye ubasha kubona ibintu dukuri bica ku Rugwiro Family TV. Nyabona kora subscribe kandi ingenzi kuri twebwe channel yacu channel ni yanyu. Handi kumwe n'umutumirwa mutari musanzwe mubona mutumirwa mubonye bwa mbere. Karibu. Yego. Watwibwira se? Amazina ni Nesi wa Marishi nk'ibisanzwe. Riri kuranga muntu iryo zina uvuze Nesi wa Marishi. Oya ntabwo riri kwiranga muntu ariko rizajyaho. Urateganya kurishyiraho ariko vuba. Yego. None se amakuru yanyu na Marishi ko mutazanye n'umugabo byagenze gute? Ntabwo yabonetse ari byo harimo amakuru yacu ni meza nkuko ubibona ameze neza nawe ameze neza. Urabeshye ntabwo mumeze neza. Tumeze neza nasabona hari indwara dufite ntari. Umuntu ashobora kuba nta ndwara afite sibyo? Ariko nyine hari ikintu abura. Ntacyo. Imana ishimwe none bari bisanzwe n'ubuzima nyine to. Nesi wa Marishi ni umuntu kikano kanya. Ni umuntu usanzwe ukora iki? Ni umuntu cyangwa ucyumva Nesi wa Marishi njye nitwa Nesi. Ndi umugore w'umugabo umugabo akariwe bita Marishi. Nesi ni umuntu ukora ibiraka bisanzwe wambwira nkaza nkagufurira nkagukorera amasuku mu rugo. Nuko tubayeho iyo niyo life yacu. Ubona bigenda se? Ubona ibiraka byibuze ku buryo ku munsi yo n'ibihumbi nka 20 cyangwa 30? Ase kangubaze tutabeshya ibyo ayo mafaranga wayabona ku munsi? Wayabona ubitewe nuko wakora. Cyaceka sinzi. Nosubwo rero wajya gufurira akaguyumbi 20. Byaterwa n'ibyo ugiye gufura gukora bimeze. Nasubwo ibyo bintu wafura ahubwo byumbi 20 wabifuruka baho. So kuzana abakozi se ubwo nako bahemba. Ibyo ntago biramba. Wenda bizambaho mu minsi iri imbere cyase mu gihe kizaza. Warubatse izina. Ni nubaka izina ntago nzaba nyimesa. Ntago waba ukimesa. Ukazi ntago waba ukigakora. Ariko ndizera yuko ushima Imana mu wenda hagati we n'umuryango wawe n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Ikindi Nesi we nuruhe rugendo rwatumye ujya ku tayito aho byatangiriye nyine ujya kubana na Marishi byatangiye gute? Mwahuriye hehe? Marishi wamubonye gute kugira ngo wifuze kuba wakundana naye? Kuko mwanje murakundana ntabwo mwabanje ngo mubane. Ntago inje wabyifuje ni wabyifuje. Ariko wabigizemo uruhare? Twese twabigizemo uruhare byo mwarabiganiriye. Yego. Ni uruhe rugendo byakwigiye kingana gute? Ni gitoya. Tuganiriza. Marishi twabaga aho bita Ikamonyi Kayenzi. Yego. Numva nyine ubuzima bwo mu cyaro kujya kwahira kujya kuvoma guhinga. Rero twahuye twe tuvuye guca icyarire. Twe twari turi kujyayo ndi kumwe n'undi mushuti wanjye we ari kuvayo ariko nyine yataye akananjoro sinzi niba mwe bwe mu Kigali akananjoro kakantu bahize. Yego. Akananjoro n'akayuyuza bihuriye byose ni kimwe wenda biterwa n'ururimi rw'iwanyu. Noneho we yari yagataye. Arambwira ati nimugera hariya niba ariho mugiye kwahira mukambonera kariya kaboro. Kariya kananjoro ariko n'imvugo ziriho sibyo? Kanzanira kariya mukakabona muze kukanzanira muraba mukoze. Ndari nabwira ati nta kibazo ariko ikiza nuko waza tukajyana tukagashaka ubundi wowe ugahita wikomereza twe tugakomeza gahunda zacu. Arangije avuga ngo naribi. Turagenda. Ubwo ni story kandi true story? Ni story nyine tu. Turagenda
muko gashaka ninjye wakabonye mbere arangije nyine arambwira ngo merci nyine aranshimira byatari arangije arataha ubwo ibyo birarangiye sinanabitindaho ko buri umuntu muturanye ubu mufeka uvuga turiya wapi ntabwo twakundana umuntu duturanye so twakundana tugashoboka wapi so byavamo ko umuntu ageze sohoka mu nzu wongera nkamubona yego ko njye numvaga inzozi zanjye pe nda mukobwa azajya yambarira agakweto gahagaze kositimu nyine muri make umugabo yego ukisokera ukigira uti mwiza ufite amafaranga ukigira uti yego ubwo nyine gutyo birangiriraho noneho nyuma nari ngiye kuvoma urabona ko hakundi haba habaye umukomato nyine nk'amabido avuye hano bari kurwana ku marobine amazi yabuze no mu bakire bamanutse mu gishanga baje kuvoma noneho urumva havomaga abasore nyine bafite imbaraga Angela afata ibido yanjye aragenda arakomata ko ndabyuka icyo gihe banamukubise ingumi hano ukuntu arabyimba nyine ari kurwana no kumva yarakwitangiye ariko kwitangira ibyo byose bikorera bari kukwitangira yego niko twabyita noneho agaramvomera ndamubwira turakoze urumva hari nko mu saa 12 gutyo n'iminota nyine turazamuka tuganira bigeze aho turicara turaganira ibintu byinshi pe ko ndabyibuka icyo gihe nageze mu rugo saa 2:07 hafi gutya 7 niba atari 6 ariko byose byabaye ndiza ariko byose byabaye atarakubura kagukunda oya nta rukundo wabonaga wabonaga ari ibintu bisanzwe ntabwo nabitindagaho ko numvaga nyine ari ibintu biraho bisanzwe noneho cyagenda nari mfite agafone ka matushi we nyine kubera ko ari umusore kandi baba barushaga iwacu ubushobozi afite telefone nyine nayo atari iya danje ndangije nkajya ngenda umunsi umwe arambwira ngo afite memory card genda tujya kugana ibiciro nabwira ati rero ibiciro uri kunca ntago mbifite arambwira ati nayiguha ukagenda ukabureba ko ari na nzima ukareba indirimbo zijyaho uko zingana nta kibazo ukazayishyura nyuma ndamubwira ati nta kibazo ubwo tukajya tuvugana kuri fone bigeze aho umunsi umwe yabamagaye nijoro arambwira ati rero ni ukuri nsigaye numva nyine nakuvugisha nyine sinzi ukuntu mba niyumva arambwira ati sibwo ibyo bintu bibaho si uri umusazi mwana arambwira ati wapi nyine mba nkwiyumvamo ntabwo sinyumvamo gute ndagukunda ariko ngara kwiyumvamo ngatangiye kumva umuriro wari utangiye kurana n'uwo watangiye kukwiyumvamo akubira akashaka kugura ko gukunda arangije arambwira ati rero ndagukunda arambwira ati sema urankunda niwe kubera ko gukunda yego konzi kuri amuhungu agira isoni buzima busanzwe ibyo bintu yabivuze ahereye hehe nabwo ati se urankunda njyewe nyine ndi umukobwa uciriritse ukiri hasi kandi mwebwe iwanyu mba mbona mwishoboye ndamutamo urugero tubakundana n'uriya mukobwa wo kwa kanaka ko niwe iwanyu muganira iwanyu n'iwabo baraganira namwe muraganira ubwo rero sinibaza impamvu ngewe uri kuza kumbwira ngo gutya na gutya urumva arambwira ati rero nibyo nyine niko bimeze ntabwo wabitekerejeho ubanze kugenda ubanza wicare mu rugo uvuge ati sundi gute ngo ndashobora gukundana n'uriya muhungu kandi mfite generation yo kumva yuko nzakundana n'umugabo mwiza ufite amafaranga hari ukuntu uba ukunda umuntu ukumva pe yanabikubwira ariko ugatekereza revu uriho nawe iyo ariho ugahita wumva ntabwo byahura nanjye rero nuko byari bimeze muri icyo gihe twamaranye atarabimbwira nanjye nyine numvaga mukunze ariko nk'uko bizwi ntabwo umukobwa yagenda ngo abwire umuhungu ngo gutya na gutya umubwire ngo nagukunze kuki mutagira izo furi mugani izo furi wapi ni furi se buriya cyangwa niko muremye busanzwe nyine uba wumva ako ntabwo ari mwese uba wumva usebye ntabwo kubwira ko umuntu umukunda ntabwo uba usebye
ubwo wiruhuye mu mutima oya bumva atagufata neza. ubu ntabwo wajya imbere y'abantu wagiye nko gusenga nk'urugero ntabwo wajya imbere y'abantu wagiye gusenga ngo wihane ibyo wakoze niba udashobora kubwira umuntu none se kwihana no kugenda ngo uvuge cyane wihanira mu mutima wawe. oya ntabwo uzi ngo kugenda imbere ukagenda kwihana ntabwo ubizi ibyo navuga wenda twaha tworoheje nyine byandi mama watazi ntabwo wabivuga. oya ntabwo wabivuga hari ibyo ushobora gukora ariko mama we ntabimenye. yego sibyo komeza utubwire. nk'uko umubyeyi ataza ngo wenda avuye guhura n'umuntu ngo ase akubwire ngo mvegora n'uyu muntu gutya na gutya ni nk'uko hari abakobwa babivuga wapingeyo urubyiruko rw'ubu byo rwararangiye byo ntabwo bikibivuga nyine hari ibintu utabwira umubyeyi wawe. urugendo rwo ukomeza umbwira ukuntu byakomeje biza kugeraho Marishi bigenda gute rero kukubwira ko agukunda. ngiye kubera ko mama urumva nabanaga n'umubyeyi umwe nanjye n'undi murumuna wanjye noneho urumva mama yari umuntu ugenda akinywera agacupa nta ribi akaza akakubwira ati mvira hano sohoka. urumva ngiye ntabwo nari mbayeho neza. rimwe na rimwe bigera aho Marishi nyine ava iwabo ajya kuba ahantu nyine mu nzu y'icyumba na salo. ubuzima wabayemo ni ubuhe uri mu rugo? njye ntabwo nari mbaye mu buzima bwiza ntabwo bwari bwiza. kuvuga iki? urumva njye nari umukobwa tujya kuvuka mu muryango ukennye noneho ikintu kibi ni ukuvuka mu muryango ukennye noneho ugakubitiraho n'umubyeyi udashobotse. icyo ni ikintu cya mbere. urumva mama yabaga ariko gukena biratandukanye. hari ubukene bukabije. gukena harimo gukena sinagita ibyiciro gukena hari ubukene sibyo ugeramo uburyo hari ubukene bukabije sibyo hari ugukena bya nyabyo sibyo ariko ukaba ufite n'ababyeyi bakennye bagakena no mu mutwe sibyo wa mubyeyi utazamenya ngo umwana wanjye abayeho gutya sibyo wa mubyeyi uzaza yasinze akakubwira ati mvira sibyo nk'umukobwa ahubwo naritondaga naragendaga nkarara mu baturanyi bugacya nkagaruka nyine nuko nari mbayeho. byari hatari ntabwo byari byoroshye noneho bizagera aho Marishi ashaka geto. yuze se warasengaga muri iyo minsi yose? wari umukristo? ntabwo nasengaga cyane ni kwa kundi ugira n'icyo uhura n'ikibazo ukavuga ati Mana mfasha nyine umunsi umwe ukaba wakunze Imana cyane undi munsi nyine ukumva ni ibisanzwe. noneho Marishi nyine akimara kujya mu iyo nzu bari bishoboye bameze neza urumva umwana wubatse geto iwabo baba bamumenyera ibyo kurya nawe ashakisha. n'ubwo mama yambwira ati genda andaburije nahita njya kwa Marishi nyine. yari yakodesheje inzu y'icyumba na salo? yego. yaratangiye gufata amatwi niba umujama yakodesheje inzu sibyo n'akavi waba akajya gukodesha inzu urumva uwo muhungu ntabwo wabiketse ngo waze utekereze ku cyumunga abanje gukodesha inzu imbere y'ibindi bintu byose? oyanjye ntabwo nabitekerezagaho cyane nabwo ati naribi sibyo turakundana ningenda nkaryama nta kibazo. ubwo ko ndabyibuka narayeyo iminsi ine. ubwa gatanu arangije arambwira ati rero n'ubundi ntabwo ubayeho neza sibyo n'ubundi wanyu ni hejuru hasi kandi ikindi turakundana ikiza nuko waza tukibanira. dore ibyo ntabwo nigeze mbitindaho nahise mbyumva ndangije ndagenda ubwo nyine tubana n'umugore n'umugabo ariko nyine mu rugo mama ntabyumve n'iwabo ntibabyumve bumva byahise biba imvururu. umuryango umwe ukaza ngo umukobwa wawe yancukiye umwana n'undi ukaza ngo umuhungu wawe yancukiye umwana ubwo nyine tubaho gutyo kubaho nk'abaterana amahembe cyangwa ibyuma baza bavuga ati nose mukundana kuko mwamanyigiye mukundana sibyo ibyo byose nubwo byutije gutyo ariko wari ufite inshuti sibyo nta nshuti zigeze zikubwira ati ushakanye n'uriya muhungu biti
sha barabimbwiye benshi wamwihoreye banca intege umuhungu udafite amafaranga umuhungu ibyo ngibyo barabimbwiye kubera ko buriya njyewe ikintu cyambabaje akenshi no kukigarukaho birambangamira biranangora ibyo ngibyo barabimbwiye bambwira turiya nimbwa urumva nubwo nyine ari uwo mu muryango wifashije ariko nyine ni muri ba bahungu nyine b'iki gihe ashobora kugenda akakujyaho umugore ejo akakureka cyane rero ndavuga ati njye byo wapi cya mbere nuko mukunda namemukira naramukundaga nta kibazo nta kibazo nyine nzabyihanganira ubwo n'umusaraba wanjye nabo bakimara kumva gutyo bahita bamvaho inshuti zawe yego ubwo wahombye inshuti kubera umuhungu njye nawe mvuga ko nazihombye buriya sibyo hari inshuti ziba mu buzima nziza pe ariko iyo zigiye haza n'izindi nziza kurushaho birumvikana ariko nanone hari inshuti sibyo utagomba gutakaza mu buzima cyane narazitakaje kandi nabonye n'izindi ni urugendo rukomeye cyane kuba hari abantu bagucaga intege sibyo noneho nyuma wowe ukanga kubumva ufite umuntu wumvira ariwe Marisha cyane genda umukobwa nakumva inshuti zanjye inshuti zawe se zikakumarira iki erega hari n'inshuti z'ibigare uba uvuga ati ngize akabazo kamuhamagare karawo nyine bisanzwe ariko se umuntu ukunda n'inshuti nawe biba bihuriye none ubwo uritura Marisha akubwira ati wanyu n'ubundi ntabwo ari sawa tugomba kubana ubivugaho iki se njye ntabwo nabitinzeho nk'uko nabikubwiye ntabwo nabitinzeho waremeye wumva ibitekerezo by'iyo yego nta soni ufite uravuga ati ngomba kubana n'umugabo nyine ubanza kujyamo agasoni mu kuntu ariko nyine ugenda narakubwira ngo nzabitekerezaho nawe wabaye nk'abubu nose reka nkubwire si ukuvuga ngo nabaye nk'abubu kandi abubu umukobwa w'iki gihe yaje kugusura sibyo umukobwa w'iki gihe yaje kugusura muraganira muri mu nzu ukamwakira yewe niyo yaba ari umurokore ntabwo ubura kugira uko ubigenza sibyo byarahindutse noneho ikindi uramutse umbwira wakigumiye hano ubundi wenda nk'icyumweru ugatuba icyumweru gusa watse nkamare twibanira ubuziraherezo oya banzu yumve sinzi niba hari ikintu utari gusobanukirwa iyo twarabanje gukundanaho sibyo azira ifu yanjye nanjye nziye sibyo urumva iyo mama yambwiraga ati mvira aha najyagayo yego ubwo rero kumbwira ngo tubane gutya na gutya hajya wanagara mama wawe gusa yego papa wawe papa ntabwo twabanaga byo nta nubwo njya nshaka kubigarukaho nta nubwo ari ngombwa sibyo ndamubwira ati urumva ntabwo nigeze nyine mbitindaho ngo mbitekerezeho cyane navuze ati nta kibazo sibyo ikindi umukobwa wese uko byagenda kose aba umubyeyi nanjye rero kuba umubyeyi ntabwo navuze ati se bazamfata gute ibyo ngibyo bitekerezaho igihe gito ariko ikindi gihe bikaba byagushizemo yego niko ntacyo ndi kwibaza kano kanya Marisha mubanyeho mu buhe buzima ubu ngubu cyangwa se muri mu gihe kingana n'iki mubanye umwaka se wenda gushira umwaka wenda gushira ibyo byose ntabwo ari igihe kinini sibyo ako ni na kinini utekereje ibintu mwagiye munyuramo cyane nk'imyaka 5 imyaka 5 ushobora kuba inarenga nayo sibyo rero narituriye ndareba ndavuga ati se nese wa Marisha ko mbona nazi ibintu ari muri kurira uri kurizwa na Marisha akantangiye gukuriza nta n'umwaka urashira tangiye kurira ngo yaguci inyuma ngibiki ko nzi ko uramuhunga agira isoni cyangwa ararutse aruka ashatse umugore uzi se buriya hari ikintu nabonye ibyo ngibyo twabifata ko byari byabayeho ariko nanone ni kwa gutekereza kw'abagore n'aya maso y'abagore sibyo gusa ngo warabonye yihagararanye n'umuntu wenda ari no kumusuhuza bateruye ati uramuhunga iki yego niko byagenze urumva ngewe umugabo wanjye asigaye ari indaya asigirirwa mu bagore umubeshyira umushinze ubusa
nyine banze inyuma njye nabonye atindanye n'umuntu kandi umuntu w'umukobwa noneho niba no mu cyaro ariko iyo mwageze i Kigali sha i Kigali uko meze siko n'abandi bameze hari abakobwa beza sibyo njye nabonye ahagarariye n'umukobwa ndavuga ati se ko bamaranye igihe kingana kuriya bavugaga iki baganiraga iki noneho njye icyaneye kubabara ni uko namubajije yarangiza akambwira ngo reka ngo ni ibintu bisanzwe nyine anyuma amakuru niyo mpamvu rero mwabonye kiriya kiganiro gusa ubwo yagusobanuriye ibiki byibuze mwarumvikanye aragusobanurira yego nyine yarambwira ati ni umuntu twaganiraga nari ndi kumusaba akazi gutya na gutya kuko yari umukobwa nyine ubana na nyirakuru nyine urumva abakeneye kumukoreshereza amasuku nyine ari kuvuga ati nagenda ko hakoraga abafundi yari ari gusaba nyine ikiyede wowe na Marishi sibyo urugendo runini cyane ntabwo umuntu avuga ngo abirondore pe umuntu ntabwo yabivuga n'ejo bwazacya n'ejo ubundi bwazira bukongera bugacya sibyo gusa ikintu gihari cyo ni uko nifuza kuzazana na Marishi tukaganira turi kumwe noneho muri babiri gusa ibyo bintu byaba ari byiza se nta kibazo akatwihera ukuri ubundi tukumva nawe ibyiwe ukuntu urase ngende kwibaza Marishi niba ari kuko yatinze akavuga ngo ngenda gukunda reka tubane ngenda gukunda ntabwo nshaka guhomba mu buzima bwanjye mani umuntu ujya umuha respect kabisa tu cyane ese ubu ngubu uko washatse bigaragara ko ukiri mutoya sibyo nta muhungu urakubwira ati ndagukunda cyangwa ngo abahungu baza babwire ati nese turagukunda uzamwihorere cyane abagabo babikubwira ariko se n'abandi bantu bari inyuma baza kubwira ati turagukunda kwibanga Marishi ntabwo ajya apfa kumenya ibyo ngibyo wapi ntabwo aba ari ibanga niba ari chat se ko abareba byose nose ibyo ntabwo bijya biba biraba ariko se abo ngabo nyine ni babandi baba baza biruka ku muntu kandi yaramaze gufata ubuzima bwiwe yego gusa ni iki wakundiye Marishi katari umusore ushamaje koko kadafite amafaranga mugani wawe ushobora kubona ko adashamaje nawe kuri kubyivugira nyine ushobora kubona ko adashamaje yego ariko buriya ujya gukunda umuntu sibyo uvuga ati njye gutya nta kibazo sibyo njye namukundiye uko ari ntacyo ngendeye yego nanjye nk'uko yaza hano akavuga ati ukamubwira ati kwinese adashamaje wamukundiye iki rega buriya ibishashagirana byose nta nubwo aba ari zahabu sibyo ushobora kubona umukobwa mwiza ariko waganira nawe ukumva yarangiritse cyangwa se ukumva afite izindi ntekerezo ngaho nguko njye ndifuza kuzaganira na Marishi muri kumwe muri babiri nkareba byibuze ukuntu anagufata imbere yiwe nkareba byibuze niba koko urwo rukundo n'umuntu arufite urukundo rurahari cyangwa ya manyanga y'abantu baba babeshye wasanga barakubwira ati ubundi uza ahari rero twari kubwiye ngo ngiye muze njye ko namubwiye aho ngiye we kuki atambwira aho agiye umubwiye aho ugiye kandi yavuye mu rugo erega gahunda z'umunsi muba muziziranyeho ye nifuje kuganira namwe kera nkajya mbura umwanya namwe nabahamagara ngo murahuze muri busy muri gushakisha nyine iyi Kigali rero tutaribaza tuzayimukamo ntabwo ushobora kumara icyumweru uryamye hapi ntabwo bibaho n'umunsi ntabwo wawumara uryamye nese ubu ngubu ufite akahe kazi abundi atari biriya biraka byo gukora ngo ugenda ufure nta kindi kintu mu buzima bwo mu rugo wenda ujya nko guhinga nk'ubu ngubu wenda ibishyimbo birimo biragenda byera wenda igihe ubona abantu bahinze bagati ngwino dusarurire bakaguha amafaranga ibintu nk'ibyo ubundi ni ibirakaraka nese rero ndagushimiye pe wakoze ko wafashe umwanya ukaza tukaganira sibyo
kandi unansubiza umugabo mubwire ko utamuzazana kabisa. Nta kibazo. Ndabiza wayibona n'ubwira ati utamuzazana sibyo azashaka n'umwanya sibyo se tuganire. Ngize cyo kandi ndabyishimiye kandi wakoze. Imana iguha umugisha kabisa. Namwe Imana ibahe umugisha. Okay, ndabashimiye kandi nakoze gukurikirana kigali ibiganiro bica kuri Urugwiro Family TV. Ndacyagusaba gukora subscribe nyabuna. Ndacyagusaba gukora subscribe, ndacyakubwira ngo turabakunda cyane kandi ndababwira yuko ibiganiro byacu nakagaruka. Tuzakomeza twageze ibintu byinshi cyane kandi byiza bifite aho bihuriye n'ubuzima bwa muntu cyangwa se ubuhamya bw'abantu benshi bagiye batandukanye. Babwira ko mbakunda cyane. Ngi nitwa Billy. Nese urakoze. Imana iguha umugisha kandi gende ugira y'amahoro nsiriza umutware sibyo. Gende umwiteho fresh umuhe care. Nazagukunda. Basanga yabonye itandukaniro hagati yawe n'abandi bakobwa. Nawamenya. Nawamenya. Aha, niwe nzabimwibariza. Ejo bango nawamenya we nzabimwibariza kuko we nta ndwa binsubiza. Ntabwo mbizi ese ko ntazi ngo simbizi nyine ntawamenya. Nese urakoze Imana iguha umugisha. Babwira ngo ciao ciao.